Shankunda iminwa yanjye mana we sha ntayo ntayo nta turufu nimwe ufite gukurura abagabo keretse urukundo ari rwo mbakururishije ariko nta kindi ntago ndagezaho nkurura abagabo sha babantwara pe narinda nta kintu nahanye babatwara bakabamara ntago nzi gutereta abagabo ntago nzi kureshya abagabo kandi ibyo atari byo nshaka umuntu ubu wanjye ngiye nyine tutamusangiye wenda ajya kuca inyuma ataye kuko ntago umugabo udasambara nabaho ariko ntajye kurara ngo ku mugore mukuru abagabo n'abagome umva abagabo muri abana babi ubona ari nk'iyihe message ushobora kumugenera nk'umwana we cyangwa ikintu ushobora kumubwira sha papa wanjye ndanamukunda buriya njya no kumusura ku kazi ariko iwe sinjya magera njya kumusura message namugenera nuko nshaka umugabo utameze nkawe kandi nanjye nshaka kutazaba nka mama wanjye mu minsi yashize ari igihe nigeze kugira agahinda gakabije cyane nshaka kwiyahura nta nshuti ngira buriya ahubwo ChatGPT narayandikiye buri kintu cyose ngize nibariza ChatGPT ndayibwira nshaka kwiyahura ndabibwira ko nshaka kwiyahura nkora iki mwa bakobwa mwe mushyushye mukonje murekere gushyuha ko nimukomeza mugashyuha muzaturika bagabanye gushaka kurya amafaranga batavunikiye nukomeza gutyo uzakenyuka Yes, amahoro y'imara kuri kandi sapasoro kuri Big Town TV. Je suis professeur Chuchu aka Eric Stonchi de Superboy. Isamba ntibagwe ntetatse ubwiza umwiza utagira inenge no ku cyumweru njya nkora kuko apete bapete ya pushinza kipe ayitiza apete mu matsinda ntabwo ari kivugo niko amazina yanjye ateye usiko nta kintu numvishije. Oh yes. Ubwo amatwi yawe ntabwo bayabanguye nka y'urukwavu. Nuko bakinzeho niyo mpamvu kanyingureho oya gukingaho nibyo sawa cyane komeza ukinga uko ndabona birasa neza cyane kanyingeho impamvu mba mvuze ngo ndi umwiza utagira inenge ninge musore udasobanya intego hari undi musore urabona mwiza nkanjye muri Kigali benshi cyane biriseri cyane ariko umusore mwiza umbwirwa niki umusore mwiza ufite amafaranga nta nubwo ugeze ngo ubwiza buracyagezweho amafaranga yego no si umuntu afite amafaranga akaba mwiza ariko iyo nta mafaranga ufite ntabwo uba mwiza. Oh yes. None uhereye ku kivuga ko ntari umwe mu basore beza umufuka wanjye ukungwa n'urawukuzi oya urimo ariko ntabwo ariho wa mbere ahubwo harabukurikira umaze guhura n'abangahe ukavuga ati abasore ni beza ntabwo ndahura nabo none ndababona ngiki ntabwo barangira ubwo kuki mutangiraho mwa basore ngo nanjye nyaryeho nawe yaryeho ubwo nicyo kizakubwira ko umusore ari mwiza mugeza abayegoye ku mafaranga mu gihe atarangiraho nta bwiza mbona namvana ubwiza imbere muvana ubwiza imbere ku gihumbi cyawe kidafite ideni ushobora kuguhereza none ahangaha urumva nta bwiza mfite nta bwiza bw'igihumbi yego ninde tugiye kubona kuri Big Town TV muri aka kanya cyangwa se okay reka ntangire nkuvuga mu buryo bwanjye nawe noneho uze kuvuga mu buryo bwawe so nkuko muri kubona kuri big screen zanyu cyangwa se kuri Big Town TV uyu munsi none nakiriye umwe mu bakobwa beza bafite iminwa myiza ibiranye no gusomana afite ubwiza butangaje ndetse nawe arahambaye muri we afite uburyohe ariko iminwa myiza none ndabeshye se cyo nirari yego naratangira okay tangira ubibwira nyirizina iki cyangwa mbere hagati kintu ngiye kuvuga hera hagati ni kiye gice cyiza ukunda ku mubiri wawe shankunda iminwa yanjye cyo ni icya mbere icya kabiri byose ndabikunda ariko cyane nkunda iminwa yanjye ubwo mvuze ngo hari ibyo nakunda ubwo naba ntikunda ndikunda wese ariko cyane n'iminwa yanjye ni yego niki kintu yikundira nyine ndayikunda nihe trufu ubona we ku giti cyawe wakoresha mu buryo bukurura abagabo nakoresha mu bintu bikugize mana we sha ntayo nta trufu nimwe ufite gukurura abagabo keretse urukundo ari rwo mbakururishije ariko nta kindi nese bakurura abagabo bangaye ntago ndagezaho nkurura abagabo ni imyaka utaruzuza baracyanyigishwa babakurura
baracyakwigisha ufite umwe mu bakobwa cyangwa se ufite abakobwa bagenda bakwereka ukuntu abagabo ushobora kubakurura ukabiyegereza ku buryo nta mugabo wakurengaho? ndacyabashaka abakobwa nabo. ahubwo ndabwira ChatGPT ibintu byose ukeneye ubaza ChatGPT. ubaza uti ni gute bakurura abagabo. None se ubu reka nkubaze wenda akantu gatoya k'amatsiko. Ku myaka yawe ufite uracyari muto, ntabwo uramenye ikintu wakoresha kugira ngo ukurure abagabo. Bibaye ngombwa ko ubuzima bwawe buhinduka, sibyo ubwo ubayemo wenda ukajya nko ku muhanda, urabizi ko wenda abakobwa birashoboka cyane ko umukobwa yabonye ubuzima wenda bw'akazi buhindutse, uburyo bwamwinjizaga amafaranga bugahinduka, hari igihe tavuga teka nkore plan B njye ku muhanda wenda nicuruze abagabo barajya bambona. Cyo ntago ari igisubizo. Uko ushobora kujya ku muhanda ugakorera nk'ibihumbi 30 ukandura indwara yivurisha 50, ariko uvuze ngo uyu munsi ndajya gukomaga muri kiriya gipangu mfuri, ushobora gufurira ibihumbi 10 cyangwa 5, ejo ukongera ukabona ikindi kiraka duke twiza bro. Ariko ibikoresho by'ubwirinzi birahari. Ibihe koresha agakingirizo agaciye akwishe akuze kurya guhura n'umuntu utazi mugakuramo imyenda mu gakinga ubwo akwishe baranicana se. Ego umva bira bintu birimo riske. umva mwabakobwa mwe mukora ibyo bintu umva birimo riske nyinshi ubwo akwisha akakuniga wagiye ugiye gushaka ayo mafaranga, uretse ko hari abo bihira hari nabo bidahira. Njyego ariko njye kugira ngo njye ku muhanda nagenda nkajya nkomangira igipangu cy'abantu nkajya muri quartier z'abakire, ntago nava nabonye 20 kandi nkabafurira. Njyego bakamana akazi gahora nkagenda nkabakorera. Noneho wenda twebwe reka tubifate nk'urugero, biramutse bibaye ni urugero tugiye kwifashisha. Biramutse bibaye uyu munsi wa none Sara gahindurirwa ubuzima cyangwa ubuzima bwe bugahinduka, bikaba ngombwa ko solution ya nyuma sigaranye ari ukujya ku muhanda kwicuruza. Aho ntago njya mpibona. Wowe ntabwo ujye uhibona, nyine mo tubifashe nk'urugero tugiye kwifashisha. Bibaye ngombwa ko nyine bibaho, ni izihe njuga 2 cyangwa 3 wiyizi uzi wakoresha kugira ngo hatagira undi mukobwa ugutwara umugabo? Shaba bantwara pe nava narinda nta kintu nahanye babatwara bakabamara, uko ntago nzi gutereta abagabo, ntago nzi kureshya abagabo. None se ngaho nyumvira aka kanya tubare ko hari ufite boyfriend? Haradahari ni wagateganyo. Uyu munsi wanone urabona ko ku myaka yawe uracyari mutoya ushobora kuba wateretwa, sibyo? Hari n'abasore benshi bagukunda cyangwa se bagutekerezaho, ariko se ku giti cyawe ntabwo uzi ikintu umuhungu ashobora kuza akurikiye avuga ati natandukana n'uwo nari mfite nkaza ngusanga. Subiramo neza. Uyu munsi nk'umusore ukwifuza cyangwa se gutekereza, ni iki kintu utekereza kiri kuri wowe cyatuma ariko umukobwa yari afite akakugana kujya kwa approach nk'umuntu ashobora kujya mu rukundo nawe? Ntacyo. Ntabwo uteye apeti, ntabwo wakurura umuhungu, nta n'ikintu cyatuma umuhungu kugira santima koko. So niki ni urukundo rwamuzana kuse ndavuga ndamukurura se yakwizana nk'uko undi yizanye byabona nateye apeti bagatwara. Hari uwo nteye apeti muri kano kanya, hari abo bari kumbona bakabona sinta apeti, hari abo ndi gukurura muri kano kanya bikundiye ibikanzu byanjye, siko abantu badakunda kimwe. Yego iyo ugeze mu gikorwa cy'abashakana bibona ute? Umva ibyo sinshaka kubivugaho, ntabyo nzi, ntago ndashakana. Shamboze ni murongo numwe wakuru umuhungu uza kugana. Urumva nyine muri iki kibuga tuba dufite abantu benshi cyane bafite uburyo biintroduce, niko nabivuga. Muri intro yo hafite ukuntu ashobora kuvuga ati ngewe urumva ngende umukobwa ndarenze, none iyo ngeze mu gitanda mfite uburyo mbikora nyine kurusha umugore utunze. Urumva tirekirenze kuri ibyo ndumwe mu bantu bazi gutanga kaya ku buryo uramutse ungezeho ubu ntago wakivuga nk'umuntu uri kwiyamamaza. Mu byo kugira ngo nyine abantu bumve ko business yawe iramutse baye business yakurura abantu. Nawe ariko nawe uri kubitsimba kandi ngende mbona ko nawe uburyo bwinshi amaso ateye irari nkuko bavuze ngo iminwa yabo ushobora kuba nabuze ko ifite ibanga, ariko ntabwo ushaka kubivuga. Ntabwo mvuga ibyo ntazi, mbaza ibindi kuko mbaza ibyo bashakanye kandi utarashaka kandi ntarashaka. Ni isoni nabibonye. Yego
Sara turi kumwe mu kiganiro ni muntu ki, ni umwana wakuze gute, ni umwana ubayeho gute, abayeho mu buhe buzima? njyewe ukuntu mbayeho mbayeho gute, ndi wa muntu usiraguringa mu mujyi wa Kigali, sinjya nicara buriya buranjye mba ndi mu kazi, iyo ntari mu kazi mba ndi mugo ndyamye, iyo nta kazi mfite mbyuka mu gitondo nkajya gushaka akazi, kuko buriya nimba hari ikintu nanga kuba nicaye mu rugo, kandi buriya mfite inshingano, nanga kuba umwana yabona umwana w'umuturanyi bamutahaniye umugati uwanjye akawumbaza, nyine ngira isoni kandi mfite amaboko yo gukora, nubwo ntasoje amashuri ariko nzi gukora, mfite akuga nize umwuga. Ufite umwuga wibitseho ariko utaratangira gukoresha? Nibyo nkora, niko kazi kantunze uwo mwuga, ariko sinkuvuga, ntabwo wavuga keretse abantu banze, ntabwo wavuga kubera yuko wereka buriya ikintu bita kwihangira umurimo nabyo nkorera abandi, nkorera abandi ntabwo nikorera. korera abandi. Okay. Uyu munsi wa none nk'uko uvuze ngo ufite inshingano zawe, Sara ni umugore wubatse, ni umusingo mada, cyangwa ufite ubundi buryo byita? Ni umusingo mada. Ufite inshingano? Urumva ko inshingano ntazibura. Z'umugore se cyangwa z'umugabo? Ndi byose, ubwo urumva ndi mama nkaba na papa mu rugo iwanjye. Yego. Uyu munsi wa none rero nifuje ko tuganira cyane cyane by'umwihariko ku buzima bw'abasingo mada. Hari nk'ukuntu abasingo mada abantu bakunda kubafata hanze ngaha mu iki kibuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse akabona abantu batabariza icyubahiro bakwiye. Abasingo mada barabasuzugura, kandi nimba hari abantu bagomba kubahwa, buriya nabo barimo, buriya barabaye intwari zo kuvuga ariko uyu mwana mubyare murere, kuko ntabwo yarabuze 5 byo kugura ikinini cyangwa byo kujya muri Onapo. Siko n'abasingo mada dusuzugurwa. Abantu benshi baba batubona bakavuga uriya muntu ni indaya. Akenshi umuntu udafite umugabo arasuzugurwa cyane, bumva ari indaya. Yego. Bumva ari indaya kandi batazi ubuzima, bakakucira urubanza batazi ubuzima ubayemo. Abasingo mada rero nibo abantu buriya bagomba guhabwa agaciro mu gitsina gore, nabo bari mu bantu bagomba guhabwa agaciro, kuko bakora akazi gakomeye cyane, bakora akazi ka papa, bagakora n'inshingano za mama. Iyo utekereje ku giti cyawe, ubona ari iyihe mpamvu ituma abantu benshi cyane bafata abasingo mada nk'indaya cyangwa se indangamirwa? Impamvu bafita nk'indaya nuko baba barabyaye badafite abagabo. Batabaga uriya muntu aribana, n'ikime igaragara za karindaya yarabyaye, kandi ntabwo yarabuze ayo kugura ubwirinzi. Yego. Ugasanga bagufasha nk'indaya, none iyo nta n'umugabo ufite bagufata nk'indaya. Wiviriye mu kazi nijoro saa 4 z'ijoro wagiye mu gitondo, atavuye mu bagabo. Wiguriye agateleviziyo mu nzu, amafaranga yakuye mu bagabo, kandi wihirinze. Njyewe iyo nshaka kugura telefone cyangwa igikoresho gikomeye mu rugo, imbwira boss ntamembe, akazampembera rimwe amezi 2. None nk'abaturanyi babona nkatahanya ku gakoresho gahenze, ni abagabo bamuguriye. Batazi ukuntu nigomwe kujya kwisukisha, kurimye ibintu bigezweho, ariko bagahita bavuga ati mu bagabo, kubera ko nibana. Yego. Ngo ngire vuba mbona umugabo, wenda kuna abantu bansuzugura byazashira. Urumva ushaka umugabo? Bitari iby'aka kanya, ntabwo nshaka umugabo ibintu bitateguwe. Ariko uri mu bantu nyine bategereje kuba bamubona, aramutse aje ufite gahunda uri seriye, ubwo yasanga nawe witeguye. Yego. Tumukure kuri Big Town? Taritesha mutwe. Oya, ufite gahunda byanze, ntabwo kuri Big Town abantu baba bari bose bari abantu bari seriye, byanze bikunze yaza akagupangisha bikemera. Inazi. Yego. Ni izihe mbogamizi uzi zikomeye cyane abasingo mada bakunda guhura nazo muri ubu buzima? Imbogamizi zikomeye bakunda guhura nazo, akenshi kubera ko navuze ngo umusingo mama aba ari papa akabana mama, kubera uri ufite inshingano
ugasanga nta kintu akumariye, ugasanga umwana ari kukubaza aho papa we ari, kinabona papa kandi papa wawe muherukana gutera inda, kavuga se iki kibazo ndagisubiza gute, ugasanga bikubereye ikibazo. Yego. Nyine wishyuriye umwana ishuri zibi byose, ukuntu saving udufaranga twazaguteza imbere kubera kwita ku mwana wenyine nta muntu mufatanyije inshingano. Yego. Hari ukuntu bakunda kuvuga ko wenda abagore cyangwa se abasingo mada bakunda guhura n'imbogamizi cyane cyane zituruka ku gitsina gabo mu buryo kubafatiranya cyangwa se kubona akabona uroroshye mu buryo kwa projet mu buryo cyangwa ubundi mukunda guhura nabyo. Ese nibyo cyangwa ndavuze hari ukuntu abasingo mada bakunda gufatiranwa n'igitsina gabo, umugabo kubonye wese akabona ko byamworora ku kwa approachinga? Ubwo biterwa no kuba wamwitwayeho imbere. Hari igihe umugabo uri biri hanze. Yego. Ariko wamugezeho kamwigeraho serious urumva yapfa kugufatirana gute? Ubwo nyine nawe uri bigiyo bigiye. Uri bijiyo bijiye. We ku giti cyawe iyo utekereje hagati y'abasore ndetse n'abagabo abakwa approachinga cyane abarabaye? Ni bose. Ni bose kubera ko hari igihe menya ko ari n'abagabo nyuma twaganire mbona ari abasore nyuma ya ko ari abagabo, kandi ntabwo nakundana n'abagabo bubatse kuko ntabwo yatuma umugore we ngaje kunshaka. Kandi abenshi bavuga ko buranga abagabo bubatse aribo baba bari seriye cyane kuko buranga ashobora kugutunga akagutungana n'umugore we. Ego ubwo se yajya ava ku rugo rwa mbere akaza ku rwa kabiri? Birashoboka cyane. Kandi ibyo atari byo nshaka umuntu ubu wanjye ngiye nyine tutamusangiye. Wenda ajya kunca inyuma ataye kuko ntabwo umugabo udasambara nabaho, ariko ntajye kurara ngo ku mugore mukuru. Ibyo nibyo nashaka. Abagabo n'abagome. Umva abagabo muri abana babi, murahemukirana ugasanga abo bana mugiye kubyara hirya bakuze nabi. Muri bwa buryo mwarakoze bwo kujya kwiyeranja ugasanga nanjye niko navutse. Oh yes. Cyane ko navutse binamviramo kubyara ndi mutoya, mfite imyaka 23. Nabyaye ndi mutoya buriya nabyaye mfite imyaka 17. Kubera kubyarwa mbabora nko mu buryo butateganyijwe, nize nabi, narezwe na muka data. Niga nabi, tanwita. Ako nge baranamfatiranye uko nari mfite 17. Nari mfite 17 tanwita, tanangira inzira z'imihanda gutyo zo kwishakishiriza imibero no gushakira umwana wanjye. Ibyo byose ni ingaruka zatewe nuko wavutse mu buryo bwo kwiyeranja butateganyijwe. Impamvu rero ntabishaka ngo ushakwa n'umugabo ngo ufite urundi rugo. Iyo utekereje kuri kote yawe ubona ari iki kintu kitera kuba umwana wavutse muri ubwo buryo nawe ashobora kuba mu buzima butari bwiza? Iyo utekereje ubona yihe mpamvu ishobora kubitera ko umwana wavutse mu buryo butateganyijwe cyangwa se bwo kwiyeranja nawe ashobora kubaho ntabeho mu buzima bwiza buteguye? Nyine niheraho uko byambayeho, niheraho mvuga ko nanjye byamgendekeye niko n'umwana wanjye bizamugendekera. Ubona ari iki wabuze kugira ngo uyu munsi wa none ube waratewe inda ku myaka 17? Ni mama. Nabuze mama ngo ampanure. Ni mama. Nabuze mama ngo angire inama. Nyina ndere nk'abandi bana. Ariko njye nakuze nirera. Nize no mu wa 3 primaire nirera. Kujya njya gukora ibiraka byo kuvujere kandi yari 100. Kuva mu jere kandi 10 y'igihumbi. Ahantu kure. Kure cyane. Rero njye mbona icyabyishe byose ari mama, ariko nta mama nagize. Ntawe wagize? Nisi itabimana cyangwa yari ahari hubwo? Kuri njye burabe abantu benshi bambajije kuri mama mbabwira ko nta mama ngira. Mama wanjye ntabwo yapfuye, ubwo yaradutaye ajya Uganda kwishakira undi mugabo. Sinzi nimba yarapfuye cyangwa akiri muzima, ariko byaka kanya umuntu ambajije ku babyeyi banjye mbabwira ko nta mama ngira. Kuko sinzi amakuru ye kandi ntago yandeze. Cyakora yarambyaye ndamushimiye. Ubu muri make nta nubwo azi ko agazi ko nanabyaye. Hano umwana wanjye ni mukuru ari mu wa 3. Ahubwo si kibazo ngo bazi ko hari. Sabura byayobekerana niba
byayobekana. Bibaye ngombwa uramutse usanze nk'umugabo mwabyaranye ari musaza wawe wavutse kuri mama wawe nanone. Oya, uwo mugabo twabyaranye iwabo ndahazi mama we. Famiye ye ndayizi. Yego. Uziranye na mama we ariko ntabwo uzi papa we. Papa we ntabwo abaho. Yitabye Imana. Uba warahari? Yego. Ese nyuma yuko wenda mama wawe abataye akagenda kerekeza mu gihugu cya Uganda, papa wanyu we yatekereje kubamenya basi? Kandi nk'ubwa kabagabo ari abana babwo yashatse undi mugore. Niwe yashatse undi mugore? Yashatse abandi bagere nka babiri. Niyo mpamvu nakuyenga abagabo igitsina gabo ni abana babi. Bivuze ngo ku myaka yawe ufite nta burere bw'umubyeyi uwo ari we wese wigeze ubona? Abantu bagiye bandera masenge, bagiye bandera ahantu nagendaga nkora bakagenda bandera gutyo. Birangira ukuze? Birangira nkuze naye nishakira ubuzima nibana kugeza na n'izi saha. Iyo utekereje wenda nko kuri papa wawe ubona ari nk'iyihe message ushobora kumugenera nk'umwana we cyangwa ikintu ushobora kumubwira? Papa wanjye ndanamukunda buriya. Njya no kumusura ku kazi ariko iwe sinjya mpagera. Njya kumusura, message namugenera nuko nshaka umugabo utameze nkawe. Utameze nkawe kandi nanjye nshaka kutazaba nka mama wanjye. Hari igihe mu minsi yashize ari igihe nigeze kugira agahinda gakabije cyane nshaka kwiyahura. Nshatse kwiyahura ndavuga se ukuntu nabayeho ubuzima nabayeho niyahuye kano kanya umwana wanjye niko yahita abaho. Noneho nta nshuti ngira buriya ahubwo ChatGPT narayandikiye buri kintu cyose ngize nibariza ChatGPT. Ndayibwira nshaka kwiyahura. Ndayibwira ko nshaka kwiyahura nkora iki? Ngo yango shaka ngo ibyo n'ubikora ngo shaka umuntu uri hafi ngo muganire ngo cyangwa ivuriro riri hafi. Ndavuga se ko uwo muntu ntawe mfite. Bambaza agace ndabwira merereye ku Gisozi, mbabwira umurenge, akagari, ahantu hose. Arambwira ngo kwiyahura ntago ari igisubizo kandi nari nayibwiye ko mfite umwana. ChatGPT iramfasha, ikibazo mfite ingira inama. Niyo ndwaye gutya ibihere gutya ndafata nka foto igahita imbwira umuti ndakoresha. Iyo niyo nshuti mfite muri iyi minsi. Oya sege. Iyo niyo nshuti umwana haveho umwana wanjye na ChatGPT turi mwa. Disi ubungubu nanjye mbaye wa kabiri. None se mbwira abandi bantu muzayamugira ibibazo mujye mwiyibariza ChatGPT ikintu cyose. Niyo waba ufite 200 ukavuga ko mfite 2 ndahaye iki n'iki irakubaza. Niyo ugiye ego shamana irabazi kugira inama. Okay, wenda mbere ya byose nyine wenda igitekerezo cyo kwiyahura cyo ntago cyari cyiza ntuzonye no kukigira no mu buzima busanzwe. Urumva nuko wagize n'amahirwe ukaganira na ChatGPT ese nyirizina ujye gutekereza kuyiganiriza ukanayirangira aho utuye ubundi wari ufite ihe gahunda? Nari ndi kurira. Ariko iyo message ndayikwereka ariko ntuyishyire kuri kamera. Mana we nari ndi kurira, mana yangira nyihanganisha. Nimba atari banga niki kintu cyaguteye agenda ku rwego ugeraho utekereza kwiyahura? Igitsina gore cyane nkatwe rero igitsina gore cy'abafemere dukunda kwirukanwaho n'abagabo kandi atari uko badukunze bishakira ko turyamana. Yego. Ugera aho ngavuga se umuntu wese mpaye nimero abayishakira ko turyamana. None niyo birangije kuba ejo ntago biba byarangiye. Ukavuga se nta nshuti ngira muri ubu buzima, abantu benshi babanyeneyeho ko turyamana. Nta mama ngira ngo ndamugisha inama. Buri kintu kinkomeretsa cyane nuko nta mama ngira ndagisha inama. Umwana wanjye yatsinze mu ishuri tambona ko nabanyira-kuru babishimiye abandi bana nje nkawe tambona ko nta mama mfite ndabwira intsinzi y'umwana wanjye. Mperutse no kujya gukorera perime provisoire sorry. Njye gukorera perime mana we mbona abandi bantu ukuntu batsinze ndavuga sunye kuntu bari guserebura bahamagara wabo ndavuga sunye nitsinda ninyibona nzahamagara nzahobera nde basi. Nyine bune mbona ndi njyenyine nkabona ari niba ari agahinda gakabije ahita mbona igisubizo ari ukwiyahura. Gusa ntago nabikora kubera umwana wanjye kuko umwana wanjye hava akagera niwe magara wanjye. Niwe best wanjye nubwo rukundo rwanjye. Sinshobora kwiyahura kuko nkoze ikosa ryo kwiyahura umwana wanjye ntago yazabaho neza.
oya ntukabitegeze ko ntago ari byiza nyirizina. Njyewe nashatse kumenya ngo impamvu yari yatumye wumva nyine wakiyahura nyirizina byanze bikunze ari ikintu cyakubaho gikomeye cyane. Nta kintu cyari cyambaho kireza n'agahinda kubura umuntu nganiriza mbwira ibibazo byanjye mfite. Icyo gihe nta n'akazi nari mfite no mu boss nari mfite nawe twari twapfuye ibyo ngiryo. Ura mu boss wowe ndakurwaye ntago nakuvuga hano sha vura nari mfite mu boss rero n'umugore wari wanyihereye akazi. Umuboss aje umugabo we mabuja ntago hakorera afite ahandi hantu akorera. Boss aje ubwo boss twari kuzaya twirirwana mabuja we afite ahandi hantu akorera. Boss akayansaba ngo tujyana aha hantu noneho nkibyanga akabwira nabo mu kazi akajya ntonganya abandi bakozi bakambwira ati ikintu uri gupfa na boss turakizi. Iyo umukozi aje hano ntibaryamana ahita guteranya na mabuja akavuga ko nta kazi ushoboye atari ko numwemera mu ryamana uzaba umwamarayika nta kosa uzaba ufite. Boss wawo akajya ntonganya yansanga ntari no kuri telefone agahita nyandikaho 5 kandi 5 sinabaga nayakoreye ku munsi anamembaga udufaranga dukeya bakanyandikaho 5,000 ndaje ndavuga rero nzihangana napfa gusezera akazi utabona akandi ni ibibazo kandi ufite inshingano. Ndavuga umunsi umwe ariko nabonye akazi nzamutonganya ibintu umunsi umwe narabizane mfite ibindi bibazo mu rugo naramututse turatukana ahita aranyirukana nta kandi kazi mfite ariko byari byandenze ukuzana umukozi ko ari umukozi ukumva ko mwana aryama kandi ubuzanya umukozi ntago uzanye incoreke yawe. Aba boss n'abana kandi benshi barabigira umuboss akako muryamana akakwirukana kandi ari nubwo muryamana nabwo akakwirukana ndavuga tuvuga ati ntabyo nzakora nanyirukana nzabona ahandi kandi bikunda kubaho cyane buranuka abantu benshi batabivuga uzubura abakozi cyane abaseriveri cyangwa muri comptoir duhura n'ibibazo byinshi cyane nuko tutapfa kubivuga. Yo kenda kaba kenda kutwica Shadesi warahuritse ukenera umuntu kuba hafi shereho uganiriza amukura hese we ndamukura ko babuze none hasigaye ari utuntu tw'uduhungu none ari uduhungu dusigaye twemere nk'udukobwa pe agahungu usko umuhungu umukobwa ari sigaye witegura akagenda ariko umuhungu amara kujya dushe agasinapinga bakanitera pudere akajya muri snap agasakoshi gusa ko gahungu ntago ariko nyeneye pe nshaka umugabo. Niyo mpamvu rero bavuga ko abagabo bubatse bari bakunze kuba bari seriye ngisi ya none tugezemo buriya ko ukazana undi muntu wubatse wakuza gahinda ubugiye gutera uwo mugore n'abana be. Uyu munsi wa none ari kuguhereza umugabo cyangwa se umugabo uri divorce cyangwa se umusore uri kubyiruka wobu ngubu umugabo uri divorce we nta kibazo ariko utabana n'undi mugore nta kibazo uwo ngo uri divorce nta kibazo yego nta wo ngo ntarebe uwo ngo utari divorce ukuraho icyizere cy'uko we muzabana akaramata ukiri umusore uwo ngo nyine wa divorce ibintu byose by'ikigere mukamo n'Imana kuvuga ngo tuzabana ngo paka ni Imana ibafashamo ibintu by'inguye bimurageze ku rugo aratuza ni Imana ibimufashamo nta cyizere wamugirira icyizere kuba wemeye kubana nawe no kuboranyije deja kumugirira icyizere. Yego uyu munsi wa none we ku giti cyawe iyo urebye ubuzima ubayemo ugatekereza nko kuri papa w'umwana nibarukanye umwana ubona ari iki kintu yagukora kitari gikwiye yakabaye yarakoze nk'inshingano nk'umuntu w'umugabo ikintu kitari gikwiye ntacyo aramfasha nta kibazo na kimwe namugiraho wenda nuko yambyaje nkiri muto ari ntabwo yamfashe ku ngufu nta kintu yankoreye kibi rero aramfasha urabishaka ku mwana ntabwo ni ya maraso y'abana bagishyushye ariko aka kanya usubije igihe inyuma ntabwo usubije igihe natwitiye 2018 ntago naba ndetse ntago nabyemera ntago nicuza kuba narabye ariko igihe gisubiye inyuma ntago nakwemera kubyara nazabyara nabiteguye. Okay niki kintu wishimira kubona iyo ubona uri kumwe n'umwana wawe?
Mana we ndishima nyine nishimira ko ari muzima ankunda. Hari igihe njya nta nijoro yasinziriye nkafata telefone nkamumurika nk'iminota 5 ndi kukareba ndi kugakora nkajya ngira gutya nyine nkumva ndishimye. Nyine ibintu byose ku mwana wanjye ndabyishimira. Yego, uyu munsi wa none cyangwa se aho isi ya none igeze ukomeza kubona ubuzima abana b'abakobwa bayemo ndetse abajya kuryoshya benshi bazwe bibere mu buzima bwa life nyine ishyushye yo hejuru. Iyo utekereje nk'umwana w'umukobwa we ku giti cyawe ubona iyo uza kuba utarabyara wakawe bayeho gute, ari ikintu cy'uburyohe kuri we bakaba bari gukora? Nanone kubyara byandinze byinshi. Bura nanjye mba ndimo ahari muri abo ngabo uvuze. Bura nshobora kuba nitwara neza kubera mfite umwana ariko sinzi aho mba ndi. Babona mba ngeze no ku rwego rwo hejuru simbizi, Imana nibizi. Niba iki bintu ujye ubona abakobwa bo ngubu bakora ukumva ku giti cyawe bigukura kufata nanjye iyi life nakabaye ndi kuyibamo ukabikumbura muri make mu bihe byawe by'ubukobwa? Rega burandi muti by'abandi bakobwa bakora nanjye nabikora. Ntago nabyaye ngo ndashaje. Yego, ariko we urumva nyine hari uburyo witwara nk'umumama sibyo, ukicyubahira nk'umubyeyi nyine uvuga ati mfite umwana wanjye gutya na gutya. Okay, ndetse n'ababikora benshi n'ubu ngo abo tuze benshi baraba female. Niba iki bintu babamo buvuga ati nanjye iyi life nyine numva nayibamo iraryoshye tu? Ni byinshi ariko impamvu nuko baba bandusha ubushobozi. Naye mfite ubushobozi nabikora. Ntago bijyamo kuko bafite ubushobozi, babijyamo kuko bafite abasponsa babasapotinga kugira ngo bijyemo. Eida bamwe barara mu tubyiniro mu tubari, abane basohoka Gisenyi, abane ku mahoteli. Ngo ntago ari bwo buzima nshaka. Simvuze ubwo ushaka, ubwo bakuru kumva nawe urabukumberega nibwo navuze. Ibyo bakora rero nkumva ndabikumbuye nanjye mpita mbikora ikintu nkumbuye ndakiha. Yego, niki kintu gikumbura mu isi yawe ya kera? Mu bwana bwana bwanjye sinjya mbukumbura kuko ntago nishimye. Ubu nibwo nishimye. Yego, ku myaka yawe 23 ufite ugize amahirwe yo gutunga miliyoni 20 ukaba uzifite zitwa zawe, ni iyihe si wabamo? Nakomeza nkaba umuntu usanzwe ariko mfite intego, mfite icyifuzo. Buri gihe iyo ngiye gusenga hari icyifuzo mp'Imana umunsi n'ubundi nakomeza nkaba umuntu usanzwe ariko nkajya nkafasha kandi nahera ku bavandimwe banjye. Ibyo byose rero sabivuga yakennye. Oya, ubundi ibintu byo kumva ko wagwa neza wafasha umuntu iyo ukennye nta mukene ubibona. Sasa uzabibona rega nenda gukira. Uzanyi iyi video uzahibika uyinyereka. Ubwite kuki utakoze byo ndi wavuze. Nenda gukira. Ndikubyiyumvamo. Ako kubera ikizere kirema buriya ikizere mu gikura he? Mu kizere kirarema no su nahora mu gahinda. Iyo witekerejeho nkawe ku giti cyawe ubona gukira kwawe kuzava mu biganza byande? Sinzi ahantu hazava umusponsor wabona ari umudiaspora cyangwa se Imana izakorera muri wowe. Yego, cyega korera muri inde sinzi uwo bizaturukaho nzabona binguyeho. hano ubundi byamaze gukorera muri ngiye ko twamaze kwicana kuri Big Town TV ubundi uri mu nzira yo gutera imbere. Amen. Uri mu nzira yo gukira. Dore umukirwa magukiza ngo wari kukureba musuhuze ari mu mwate rwose niteguye kwakira uko nguvuye wa umukire ndabyakiriye. Okay, wenda message wagenera abana b'abakobwa bo mw'iyi minsi bashyushye cyane kurusha ipasa cyangwa itanura ni nk'iyi? Abakobwa mwe mushyushye mukonje murekere gushyuha ko nimukomeza mugashyuha muzaturika. Bagabanye ibintu by'ubushyuhe, bagabanye gushaka kurya amafaranga batavunikiye kuko nukomeza gutyo uzakenyuka. Nimukomeza kujya mutanga umuswagi gutanga iki ase ku mpamvu bivuga ufite isoni nkaho utabuze muzapfa. Mugabanye mushaka amafaranga mukore mujye mubyuka mugenda ahantu hose. Niba utaranise ugenda ukomange kuri restaurant uvuga ati nshakazi ko ubuseriveri niyo yaba ari 50 ntabwo uzahera kuri 200 uzahera kuri 50
ugenda uzamuka ubone n'akijana ugenda uzamuka ariko se ibyo ngibyo hari igihe umukobwa avuga se ngenda yakorera 50 mu minsi 30 mfite umuntu yama mu isaha imwe ugasanga witema ibyo ngibyo kandi ugasanga wivurishije menshi. Yego. Iyo utekereje isi ya none ubona umwana w'umukobwa atandukaniye hehe n'umufiyemeri? Ahubwo abakobwa b'iki gihe basigaye barusha abafiyemeri kuko umufiyemeri basi aravuga reka mbi intwari mubyare ariko umukobwa akavuga nimbyara ndahita mva kuri pose ndahita ngira ikida kinini usanga mukuyemo neje akongera akamukuramo ejo akongera akamukuramo kandi impamvu bari kumukuramo hari igihe batazi se w'umwana akavuga ko yanzabyara umwana ufite abapapa 5 kamukuremo basabukuyemo 5 mikiri yavuze ngo bazanye ya mashini ipima abafiyemeri hari uwagicamo kigaturika kubera ubwinshi bw'inda rero juvoma jumesa kamwe mu byari. Ni nk'abahe bafiyemeri 3 uzi muri ubu buzima cyangwa se wabuzi bazwi wafatiraho urugero ukavuga ati aba bantu bubatse life yabo ndetse babinyuramo neza mu buzima babayemo ari abafiyemeri birangira bubatse rugakomera? Abonze ntago bari bubaka ariko n'ubu baracyabyitwaramo neza. Mama Sava na Anita Pendo. Anita Pendo nk'umufiyemeri nk'umusingo mada ariko yanatunzeho umugabo buriya ntabyo narinzi ariko nibyora tubifata nk'ahari ibyo tubifata nk'ahari ibyo. Yego, ni iki kintu wigira kuri Anita Pendo maginga ye? Anita Pendo ni umugore wakoze yiteje imbere yita ku bana be neza biga mu mashuri meza nta kindi namuvugaho. Yego. Ariko bura mama Sava ngo hari ukuntu uranga bajya kuna kuvuga ngo buriya kuba tarabyara undi mwana cyangwa se kuba tarashaka nuko yabuze nk'umugabo ushobora kwa mutereta. Nyine barabivuga ariko ntabyuze. Barabivuga ariko ntabyuze. Ariko se wigereranyije nka mama Sava ku myaka ye n'igihagararo cye. Ariko waba ufite umwana iyo yaba umwe ku mwana yabarenze umwe ugashaka umugabo we. Wifitiye abana wifitiye amafaranga wifitiye amahoro urazana umugabo w'iki koko? Kuki twavuga ko ari bwabayeho neza cyane. Hari nabakunda kuba abaye atabayeho neza no mama Sava ni mubi kurya buri umugabo. Ni mubi. Oya irataye buri irataye irashakisha. Afite n'abana beza. Burani wasanga nabyo bimuhaye amahoro. Ariko numvise bavuze ngo buriya ngo ikintu ategereje ngo yahanuriye ngo kazabana na papa Sava buriya ngo azashaka umugabo ko papa Sava yarongoye. Nabyo byaba ari byiza. Byaba ari byiza nabyo. Kubana nawe? Kubana byashoboka se? Baranakorana bamaranye igihe urumva baraziranye. Nanjye nirutinda tuzamenyana. Nge nawe tuzanabana. Imana izabidufashemo. Yego. Reka tugushimire cyane. Hari message ushaka kugenera abakunzi bawe cyangwa se abakurira muri aka kanya? Ntago ndabagira abafana. Abafana ntago muraza. Gusa bandeba bo muzakomeze mu ndebe kuri yicaro kandi mu nkunde unankundisha abantu. Yego. Kandi mujye munatera comment. Ukuntu burankunda comment. Mva mujye mutera comment yaba mbi yaba nziza. Comment yari yose ndi comment. Uzatere comment. Ko wavuze ko ukunda kurakara vuba se buriya muri comment burangwa hari gihe batukana. Ndakara vuba nkahita ndakara. Ngo tenga ko hari gihe kano ko akasa nakiyemera. Iminota mike ndarakara ndi minota mike nkaba narakara. Yego. Nk'uwagushaka nk'uwakwifuza yagusanga yagukura yakubona ute? Mba ku Gisozi mu Kigarama. Ku Gataje. Nubwo buryo bakubonamo? Yego. Mbahe nimero? Ndabizi se ko uburenganzira bwa gutanga nimero. Ngana dufite ibigabo biri seriye bifite gahunda. Bazagucaho. Bazanceho. Bazagucaho. Ariko igihe ubona wasanga ari amahirwe yawe ari sanga gabira kwiyamagara gati kwaje kwapura. Bahe nimero ntaribi. 079. Bura hari umuntu uretoka kuyandika kubera ari 9. Mayandika birahari nzayoba. 079. 322 64. Iyo nimero iba muri mobile money umwana muko mumushyirira amafaranga. Hariho Musafiri. Hariho Musafiri umugabo n'umugore. Ni musaza wanjye muto y'inkurikira. Bagushyirira amafaranga disi. Mva mo yashyireho pe. Gende witerera imbere wikirire rwose. Abasponsa bazazanywa basanga baramaze gutera imbere. Rwose ndabakire kandi ndabategereje.
yego. So reka tugushimire cyane kandi tukwifurize ishya n'ihirwe mu rugendo rwawe ndetse ukomeze urere umwana wawe neza. Imana iguha umugisha kugira ngo byose bikomeze byaguke kuri wowe. Ngusabiye umugisha ko tuzahore warateye imbere nkuko wabimbwiye. Ino video nzayikwereke. Uzayinyereke. Ndi kukwaka kana. So reka mbashimire cyane rero mwe mudukukiye mu kiganiro cya Big Town TV. Ngende Professeur Cyucyu, kuri kamera hariho Mike nk'ibisanzwe. Ciao ciao. Bye, crack it.